It's barumanye ndagarutse mu karimbo kiswe Coward of the Country ka Kenny Rogers. Just kavuga ngo ikigwari cy'igihugu. Let's start together ni Jack Benoni. Ati umwe yamugiranyaga n'ikigwari cy'igihugu. Ntiyigiraga ahagarara na rimwe kugira ngo agaragaze amakosa y'igihugu. Mama yamuhamagaraga Tommy ubwo abandi bamuhamagaraga umuhondo. Ariko ibyo yahoraga ambwira byari ukugaragaza amakosa ya Tommy. Yari afite imyaka 10 ubwo papa we yaguye muri gereza. Natangiye kumwitaho kubera ko yari umwana wa musaza wanjye. Nahoraga mwibutsa amagambo musaza wanjye yavugaga ati, mwana wanjye Tom yabwira Tommy, mwana wanjye ubuzima bwanjye burarangiye ariko ubwawe buratangiye. Sezeranya mwana wanjye kutazakora ibintu n'ibyo nakoze. Ujye uhunga ibyago mu gihe niba ubishoboye mwana wanjye. Nawe ntabwo bivuze ko uri umunyantege nk'igihe uhunze umuntu cyangwa umuciriye bugufi. Ndizera mwana wanjye urakuze cyane bihagije kuba wasobanukirwa ibyo mvuga. Ati muhungu ntabwo ugomba kurwanira kuba umugabo. Hari umuntu umwe Tommy yakundaga witwaga Becky. Mu maboko ye ntabwo yagombaga kugaragaza ko ari umugabo. Umunsi umwe ubwo yari arimo arakora, inshuti ze zari zirimo ziramuhamagara z'abahungu. Baramushyikiriye baramufata ari batatu. Tommy yakinguye idirishya maze abona Becky arimo ararira. Ikanzu yacitse ndetse n'isura ibabaye maze abura uko abigenza. Yageze hejuru maze afata ifoto ya papa wiwe. N'amarira menshi ari kugwa ku isura ya papa we. Numvise avuga aya magambo nanone agira ati, sezeranya mwana wanjye utazigera ukora ibintu nk'ibyo nakoze. Ujye uhunga ibyago niba wabasha kubishobora mwana wanjye. Ntabwo bivuze yuko kuba uri umunyantege nke igihe waba uhunze umuntu cyangwa umuciriye bugufi. Ndizera mwana wanjye urakuze bihagije gusobanukirwa ibyo ndi kuvuga. Mwana wanjye ntugomba kurwanira kuba umugabo. Inshuti za Tommy zaramusetse ubwo yari mu cyumba cya bare. Umwe yaramufashe aramukubita amutura hasi kuri sima. Tommy yarahindutse maze aravuga ati, wagombaga kuba mwumvise ngwa hasi. Tommy yarigendeye. Mu myaka 20 Crawling was boy bamuteye icupa bamukubise ivide. Tommy ntiyashoboraga kumufata ngo amurwanye, nta kintu yagombaga kumukorera, aramwihoreye. Tommy yasize akabari arigendera, asiga abahungu babiri bahagaze. Maze aravuga ngo, yaravuze ngo uyu musheri wa Becky. Ubwo yumvise Becky ari kurira, numvise aririmba ngo, ndagusezeranya data ko ntazigera nkora ibintu nk'ibyo wakoze. Ahunga ibyago rwose ndabishobora data. Rwose ntutekereze ko ndi umunyantege nke nk'uko ncira abantu bugufi. Papa, ndizera neza ko uri kunyumva. Rimwe na rimwe warwanya umugabo wese yamufataga nk'ikigwari cy'igihugu. Ikigwari cy'igihugu. Ciao ciao, yari Jack Benoni muri akarimbo. Turi kumwe mu zindi ndirimbo zikurikira.